ubwo se abantu b'indaya wajya kubatabara mwigeshero wiryamiye twanze kubyuka muri iryo joro byari bimeze ute bari kurwana induru bari gusakuza bari kwirukanga hano buri joro ryose bari kwirukanga nose ariko kazi ke none turabizi ariko kazi ke abagabo banyu batunga hano mudafite ikibazo afata gutwana dutodo none umusore ega batari n'umugabo ntabwo ajya afata abagabo bashaka reka nabasore hari abakekwa bamaze gufatwa bagera kuri 5 nyine uriya mugore yari afite umugabo witwa Kadogo no baramusohora yasigaramo bari gusambana icyateye rero urupfu ntikiramenyekana kiracyari mu iperereza inzego nabonye ko bakimara kumenya amakuru bihutiye kuhagera iperereza ryatangiye urabapfeka notwe utari kumumenya nimba nawe waje gusambana turabizi harige nawe yari yaje gusambana bagahora muri 3 ubwo bakicana turifuza yuko abaturage bajya batangira amakuru ku gihe by'umwihariko cyane cyane aho bakeka urugomo nanjye usibye ko ari Imana yahanguye nanjye naringiye upfa mwa baturage muri kubona ko nanjye mfite n'ibikomere na n'ubu ngiye kwiyomoza kwa muganga inzego zibanze zose dukorane kugira ngo habeho komeza kubungabunga umutekano w'abaturarwanda ariko umutekano bo turabizeza umutekano w'abaturage ntunamye ndi gukubura numva umuntu anduritse inyuma aterura atimba hasi mu gutimba hasi mu kubirinduka asanga n'umushumba yavandi Yesu niba uzi ko nakubyiga itone ngangutangira n'icyacumi umbabari ngura hahanda ngo none ngo Yesu wabo muhamagare nti niwe ndi guhamagara uri kwicwa n'ibikuyu duturanye nabyo muri ngabayobozi mutuvugire abo bene ibikuyu bashyiremo ngabarwemeza mirimo boko baragirira naho ubundi turi kwicwa n'ibyo n'ibyo bikuyu bagashyamo ibyo ntabwo interahamwe ziri muri Kongo ahubwo interahamwe ziri ahangaha twumvishije yuko ari umuturage wahaguye ariko nanjye mwabo baturage nanjye wahaguye nanjye usibye ko ari Imana yahanguye nanjye naringiye upfa mwabo baturage muri kubona ko nanjye mfite n'ibikomere na n'ubu ngiye kwiyomoza kwa muganga byagenze ute ngewe hari mu gitondo ku cyumweru ngiuka ngiye gushaka ubuzima ku muturage bita Gato Aroni utiye mu mugudugudu wa Gahinga akagari Kamurara kuko nagiye guca y'inshuro ntunamye ndi gukubura numva umuntu anduritse inyuma aterura atimba hasi mu gutimba hasi mu kubirinduka asanga n'umushumba afite inkoni afite n'umupanga ubwo numva nigisha ikoti cyakoze naratabaje maze gutabaza ubwo abaturage baraho ngaho baraza barantabara ari rukanga aragenda kuko mwa abaturage bari kuharenganira nanjye ndimo kuko nanjye nari mpfuye ni Nyagasani yangizeho umugambi yashaka kukwambura se we ngewe yankubise hasi amfukamaho ambwira ngo isaha yawe niyi nange ndamubwira ndi iyo ngorera ku munsi w'isabato ko ndi umudifandiza umunsi wa 7 iyo ngorera ku munsi w'isabato irangura aha hantu yavandi Yesu niba uzi ko nakubyiga itone ngangutangira n'icyacumi umbabari ngura aha hantu ngo none ngo Yesu wabo muhamagare nti niwe ndi guhamagara ubwo rengiza amahirwe ryakoti yarapfutse mu mutwe rivamo rimaze kuvanamo ndatabara umwuka uraza abaturage bari baraho ngo barantabara icyo nakwifuza muri ngabayobozi muri iki tugiye kwicwa n'aba bashumba abo bafite ibikuyu abashumba bashyiramo abashumba batazi bagatoragura bagiye bakora amarigo imbande hirya no hino bakaza bakabarundamo izo nga zabo none twego turi nk'abaturage twe twarenganira mukamuturanye n'ibihasi duturanye n'ibyo bikuyu kandi abo borozi baza bagashyiramo abashumba bo abantu bo batazi bagetuka hirya no hino turi kwicwa n'ibikuyu duturanye nabyo muri ngabayobozi mutuvugire abo bene ibikuyu bashyiremo ngabarwemeza mirimo boko baragirira naho ubundi turi kwicwa n'ibyo bikuyu bagashyamo ibyo ntabwo interahamwe ziri muri Kongo ahubwo interahamwe ziri n'ibyo bikuyu nizo bakunda n'ibyo bikuyu iki gisebe nakirwe nabo bagize ba nabi ntabwo mbaza bari icyo nabashe kumenya nuko ari kuniga nasanze ari umushumba afite inkoni n'umupanga uyu munsi ho naringiye kujya kwa muganga numva ngo mu mudugudu ntiyemo hapfuye umuntu ngenda ngiye kureba ngo abandi baturage bari kureba nasanze bamwishe bamukize mu cyobo umutwe guri mu cyobo amaguru ari hejuru ubu se wavuga nini ntashobora kuba n'ubundi nabo ngabo nayo bashaka kwica ubwo niba ari muri abo ngabo ntago mbizi mukeka ko yaba yazize ntabwo nabimenye ko nanjye ndi kuhagera nkuko abandi ntabwo namenya icyamwishe namenye ibyanjye nibyo mbasobanuriye hari umuntu wigeze kutubwira ko ahangaha bari abashumba n'igihe bashaka gufata abagore ku ngufu ese uwo nguwo waguteye ntabwo ari byo wenda yashakaga ubwo ntabwo mbizi gahunda ze kuko yamfataga nkurura mu muhanda gahunda ze ntabwo nari nzizi icyo yagamije yashakaga ntabwo ngizi icyifuzo cyanyu ni iki icyifuzo cyacu ni uko ubuyobozi bwadukorera ubuvugizi abo bene ibikuyu
bakabaha amategeko ndakuko go kugira ngo bajye bararigwanwa n'abantu bazi batapfuye gutoragura impande n'impande. nkawe bakungana naye bakaguhangara ko njyewe ndahije Imana yo mu ijuru ni tariki 5 z'ukwezi kwa 7 ibyo bintu byambayeho ntabwo nzazibaga mu buzima bwanjye. Nisho bundi icyo gihe watashye gute wabashe kumucika gute tubwire kuno nkuru yarangiye. ikundi nkuru yarangiye nuko yari yapfukishije ikote nari nambaye mu mutwe noneho nkaza gufata indoki ngarigwana rya kote kurivana mu mutwe abaturage bari impande bakantabara. Dufite nta umutekano dufite umutekano muke ariko umutekano dufite gose guturuka ku bashumba kuko abashumba nibo mbona nanjye mwabo bangiriye nabi uwo mushumba ari mwabo bashumba. Nge ikibazo ndabona ari negligence y'ubuyobozi bw'inzego zibanze n'inzego zo hejuru zifatanyije kuko impamvu ngewe nshingiraho ni umutekano mukeya watangiye guhera ngewe natemwe ngewe mbibona bingeraho urukumva natemwe kuri 20 z'ukwezi kwa 4 urukumva ndatemwa ubuyobozi ntacyo bwamfashije nta ni yewe n'igikoma kinoti y'ijana ntacyo nabonye sibyo guhera icyo gihe n'abandi bagenzi banjye baratemwa n'ababikoze natemwa ahangaha ni muntu mu kiganza nyine ndwana nabo singibi naho ngaho ubwo ni ukuvuga ngo ibyo byose ntacyo babikozeho ubwo rero nkasanga ngewe ibi ngibi rwose ubuyobozi ariko mwarabumenyesheje ubuyobozi twarabumenyesheje barabizi ntacyo babikozeho ubwo rero hagati y'aho ngaho rwose nabo biminjiremwo agafu. Ni ukuvuga ngo urugomo mwabonaga ko rumaze kuba rwinshi ahangaha urugomo ni rwinshi rurakabije. None rero tujyanye wenda n'iki cyabaye uyu munsi ubwo twavuga ko ari rwa rugomo rugikomeje ni rwa rugomo rugikomeje ni rwo rugikomeje we kivuga ko ari rwa rugomo rukomeje ni rwo rukomeje impamvu nuko ntacyo babikoraho ndagira ngo tugaruke kuri uyu muntu wowe uhagera waba usanze bimeze ute? Ngewe ni ukuvuga ngo ngewe nabyukiye mu mirimo yanjye isanzwe nk'uko nsanzwe nyikora ubu nibwo naza kureba ngo bimenye uko byagenze ariko nyine ngewe nshingiye ku byo byambayeho oya ibyakubayeho wabitubwiye garuka kuri uyu muntu wahageze wasanze bimeze gute? Nahageze ndi kubona ngewe ari ikibazo cy'urugomo. Umuntu wamubonye se uwo muntu bivuga ko yapfuye wamubonye wowe? Ndimo ndamubona nubwo bari kubuza umuntu kuhegera cyane ariko nyine ndabona ibyabaye nta kindi. Ukurikije uko wamusanze utekereza ko yaba yishwe mu buhe buryo cyangwa se? Ntekereza nyine ko yishwe mu buryo bw'urugomo nk'uko nanjye nari ngiye kwicwa. Ubwo ndashaka kumenya hari umuntu bica bamutemye hari umuntu bica bamurashe hari n'umuntu ushobora kugwa hasi agahita wowe ukurikije uko wamubonye usanga ntabwo nzi uburyo yishwemo kuko sinamwegereye ariko nyine ibyo ari byo byose ngewe nshingiye ku byambayeho uko wamubonye nibyo dushaka kumenya ibyakubayeho wabitubwiye ibyambayeho nyine ngenda garuka ku byambayeho bitewe n'uko nyine ntabwo namwegereye sinzi uburyo yishwemo ariko ibyo ari byo byose uko urugomo rwambayeho ntabwo ari urugomo kuko nabicanye ahubwo ngewe niko nabafashe. Tubyutse mu gitondo saa 12 ura mu mama aratabaza tugira ngo ura yasinze n'wenda n'ubusinzi yaje agwa mu akira cyobo ubwo tukenguje neza dusanga ndamuka gafite tumenya ko yapfuye ko gutabaza abayobozi abanyesi bo mukuri midugudu ubwo bose baraza bakajya barareba bakagenda. Mwaje kumenya uwari we? Ntago turamumenye no ko bamwubitse kuriya ntago turamumenye. Amakuru mwamenye se yaba yahapiriye mu buhe buryo asanzwe atuye hano cyangwa se hari abahamuzanye? Amakuru bura bafite hano bamwiciye ikigaragara cyo baratuye umugore w'indaya azanagamo abagabo batandukanye turi gukeka yuko n'wenda bayazanye abagabo gahurirana n'wenda bakicana. Ni nawe watabaje se? Yari ari kugwana na mugabo we bari gutabaza saa 6 z'ijoro saa 7 gutyo.
mwatabaye se cyangwa mwabihoreye? ubwo se abantu b'indaya wajya kubatabara mu iryo joro wiryamiye twanze kubyuka. muri iryo joro ubwo byari bimeze ute? bari kurwana induru bari gusakuza bari kwirukanga hano iryo joro ryose bari kwirukanga twanga kubyuka nyine. mu gitondo aho mubyukiye? mu gitondo aho tubyukiye tumusanze muri kiriya cyobo tubona ko yapfuye niko guhamagara abayobozi. hari abavuga ko ngo ashobora kuba ngo ari umuntu n'ubundi ngo bapfaga uwo mugore ashobora kuba yamupfaga n'undi mugabo cyangwa se n'umugabo we simbizi. ayo makuru namwaye nyine uriya mugore yari afite umugabo witwa Kadogo, noneho Kadogo ngo yatashye asanga uwo mugore ari hamwe n'undi mugabo wari wamutunze kera. ubwo noneho wa mugabo wo bari kubana wono bahita bamwirukana wono baramusohora bamuha n'imyenda ye hasigaramo bari gusambana. nimba ari we ro bishe uramundo ndago turi kubimenya. ubwo uriya wapfuye we kabiza muri urabapfe kandi natwe utari kumumenya. nimba ari nawe waje gusambana turabizi. hari igihe nawe yaje gusambana bagahora ari batatu ubwo bakicana. byashoboka se? nusikari indaya ko yinjiza abagabo buri munsi buri kanya byashoboka. ariko ngo uyu mugore ngo n'ubusanzwe yarazi gukurura abagabo. nusikari ko kazi ke none turabizi ko kazi ke ko kazi yiyemeje. abagabo banyu batunga hano mudafite ikibazo? afata gutwana dutodo nawe ni umusore rega batari n'umugabo. ntabwo ajya afata abagabo bashaje? reka ni abasore. twe tubonye umuntu uri mu cyoba bamucuritse amaguru gutya yubitse umutwe hasi ariko ntabwo tuzi ukuntu byagenze. bibatangaje ra? none bitadutangaza se. mukeka ko yabahishwe n'iki? ntose twe twabimenya. mukurikije n'uburyo yapfuye ushobora no kujya kubona ugasanga yasitaye akagwa kuba yagize ati ariko ntabwo twabimenya bitewe n'uko twari tutahari. wakurikira amakuru iyo utazi ngo umenye ngo nari mbari cyangwa nigeze mbibona cyangwa se uriya muntu ndamuzi wavuga ibyo utazi. ariko wamwiboneye neza ngenda hageze mbona ameze gutya hasi amaguru yari hejuru nicyo mbonye nta kindi. ntabwo namumenya. yari umuntu ki wabonaga ari mu kigero cy'imyaka ingahe? mu kigero cy'imyaka ingahe sinamenya imyaka ye koko. ariko igitsina cye wakimenya ni nabonye ari umusore. none mwebwe nk'abaturage batuye aha ngaha murumva ibi bintu ni ibintu bisanzwe bibaho? yewe natwe byatuyobeye pe ni ukuri. byamaze kubayobera murumva mwifuza iki? ikintu mwumva cyakorwa kugira ngo ibi bintu bikomeza kubaho ni iki? ibintu bidakomeza kubaho ni ukudushyiraho uburinzi. ariko mama ukungana nk'icumi kintu ataragahumamana urabifata gute? ngende sinone nabifata ute ukundu nabifata ute rwose ni ukuwumigwa gusa mbese umuntu bikaba agahomamunwa rwose. nabyo nabyumvisheho mu magambo ariko ntabwo nageze. numvishe ngo baramukubise ngo nibarinde nandi kumva izina rye ngo nibari papa nde nibari papa baramukubise abaho ngo yarapfuye niko twabyumvishe. none ko numva urugoma ari rwinshi aha ngaha no kubikorera induzu muradukorera ubuvugizi tugire mutushingire umutekano rwose gukomeye. ese mutekereza ko abandi bagira ubwo rugomo? mutekereza abandi bijyanye n'ubwo rugomo? nese twabitekereza ute? najya ndabo ngiye nakeka nose niba ndi kugenda ngahura nawe uri kwigendera n'undi ngahura nawe ari kwigendera ndajya kuvuga ngo uriya ni umunyarugomo. umuntu wahageze nasanze bahishe umuntu bamuta mu cyobo. wamubonye gute? yari yishwe mu buhe buryo? ntabwo nzi ikintu cyamwishe. ukihagera nyine wasanze bimeze ute wowe? yihagera nasanze aryamye mu cyobo. kiriya cyobo se byaba n'ubushya cyaracukuye kugira ngo azajye ukurikije uko wabibonye? oya. hanyuma murakeka ko yaba yishwe n'iki nabi? natwe nubwo dusanze yapfuye kuriya ukumva ko hari abantu wenda bamwishe. ejo bundi ariko ngo hapfuye n'undi. ntabwo mbizi. ejo mu gitondo ngo hapfuye undi. wowe
ibi bintu bisanzwe ahangaha by'imfu z'abantu mu buryo butazwi bw'amayobera. oya nibwo turi kubyumva mwa kino gihe. None mukurikije ibyo mubona murumva mufite umutekano mwebwe? Nta mutekano. Ni iki? Ni ugufata ingamba. Nk'izihe rero umva ari nk'izihe ngamba zafatwa nk'umuturage? Polisi zigakaza umutekano ukomeye cyane. Babimenye mu gitondo kare kare abantu batangiye kuba bagenda bajya kuba bashakisha. Mwamenye ibiki byagenze gute? Mbo hari umusore uturiye hariya w'umufundi yahagurutse agiye mu kazi arangije aravuga ati ekada hano hantu twagize ikibazo sinzi uko bimeze. Ahuruza abantu baraza baragira ite barahagera, bamaze kuhagera basanga biriya byose byabaye. Ni mwahageze namwe nk'abahuriye mwasanze bimeze gute? Twageze dusanga umuntu aracuramye ari mu ndani, dusanze acuramye mu ndani ubwo tuza kugira ute guhamagara izindi nzego. Ariko biravugwa ko no ku munsi w'ejo hari undi muntu wapfuye nawe ngo wazize ko yakubiswe, niba yarakubiswe cyangwa se sinzi ibyo yazize. Wowe nk'umuntu utuye ahangaha ayo makuru ayazi? Gukubitwa yarakubiswe, amaze gukubitwa ni uko biba ngombwa ko ajya mu nzego. Ageze mu nzego bamwohereza kwa muganga bari baramuhaye randevu ariho ejo hashize. None aza kubura ubuzima rero. None ko nimba ari ibintu biba umunsi ku munsi, icyo kintu ahangaha ntabwo turahangayikishije nk'abaturage? Mbo twewe hano n'ubundi akenshi bitewe n'uko harimo abantu batandukanye n'abashumba benshi nibo baza kuba bagira ute bagirana ayo manani ibyo bibazo byose n'ubundi, kuko urumva niba harabaye i Kigali rero urumva ni ibindi bibazo. Icyifuzo cyanyu ni ikihe? Icyifuzo cyacu mbo ni uko twewe n'ubundi mo hano bareba izindi niba abaturage ubwabo aribo bakicungira umutekano, ngeragutabara ndizigira ute ndizibeho, kuko n'ubundi ngeragutabara ubwazo niba zari zigeze kiragiye zitaramenya amakuru kandi basanzwe bagira ute bahembwa buri kwezi bakazengurukamo hano, cyangwa nk'akabari niba gafunguye nimugoroba urumva ni n'ibindi bintu. Ntabwo abantu bangaye bagenda ngo bahurire mu nzu imwe. Uriya mugore ngo yari asanzwe ariko ngo yicuruza? Mbo uriya mugore n'ubundi yari asanzwe yicuruza, ubwo ariko n'ubundi ari amazina ye yari afite n'ubundi atandukanye n'ayo bagize ute n'ababyeyi be bamwise. Yari afite ayahe mazina? Amazina ye ngo yitwa niba ari Shingibere. Iki? Shingibere. Shingibere? Niryo yiyise? Iryo niryo zina rye, uwo ari we wese yamugezeho yumva amushaka. Nuba ngo arakurura abagabo cyane. Shingibere. Wese we n'uri umugabo ko atagukuruye? Mbo njyewe ntandukanye n'abo ngabo, ni ukuvuga ngo iyo wageze mu mwanya w'ibiyobyabwenge n'ubundi aka kanya biba bitandukanye n'uko wagenda ukagira ute ukaba wahagera. Murakeka se ko Shingibere uwo nguwo ari wo wahita nyiramuntu? Mbo twewe ng'amakuru twari dufite ni uko uriya n'ubundi uwo Shingibere hamanje kugeramo uriya mugabo bita Gasonga ariwe bateye icyuma hano. Bamaze kumutera icyuma hano ubwo yazamutse mbakana hehe no munga, ariko nawe yari amutunze mbere. Ubwo rero uriya undi mushumba bita Kadogo nawe bari bagize ute bari kumwe. Kuko ubwo ni ukuvuga ngo umugabo iyo yataye Gasongo ajya kwa Kadogo baba baraharukanye agasubira kwa nani kwa Gasongo. Yikundira abashumba. Mukeka ko umuntu baba barwanye wenda bari gupfinda de ko ari nabavuga ko ngo mu masaa 6 z'ijoro hari akaruru? Oya no kubeshya nda saa 6 za nijoro, kuko saa 6 se niba inzego zitahageze zitwa ngo turazihemba zibure gutanga ayo makuru, ubwo urumva atari ibinyoma batari kubeshya. None se uriya wakwiye ko aravuga ngo ni umunyonzi we yabijemo gute? Uriya munyonzi uri kubona ko babana mu nzu zifatanye, ubwo ni ukuvuga ngo kuba babana mu nzu imwe izifatanye ngaho yagiye akagira ute akageramo, yamara kugeramo harangiza undi akamusangamo n'undi akamusangamo, bakabigenza gutyo nuko bakabirangiriza. Kuko niba ava ku mugabo umwe akongera agasubira ku wundi, abo ngabo bombi barasimburana.
umunyonzi abigenderamo rero. ubwo umunyonzi nta kindi kintu byagize byarangiye gutya agize utabigendeyemo. Cyangwa nawe yari yagiye kuri sayidi. Gushinga ibere bivuga ko ngo akunda kurura abagabo bose, nawe ntashobora kuba yari yamukuruye. Oya, ntabwo baba yamukuruye, ahubwo wono baramwizanira kandi baba barangije kumuha n'amafaranga. Niyo umwe amuhaye amafaranga undi arinjira, undi yamuha amafaranga akinjira, ni gutyo n'ubundi biba bibaye. Naho ubundi hono nibwo n'ubundi amakuru yakomeje gutangwa paka tumenya aho uriya Gasongo aherereye, nibwo twahise ko tugenda n'ubundi bajya kugira ite, bajya kumufata akabazana, niko kugira ite guhita akaduhereza amakuru gutyo uko babikoranye. Ariko ubwo harimo n'abandi n'ubundi b'inzirakarengane baba babigendeye. Uwo wafashwe niwe watangiye ayo makuru nawe barurimo. Uriya watanze amakuru n'ubundi ubwabo ntabwo bari bazi ngo bimeze gute, ninga gutyo uburyo bari baza bagapima, ariko ndibamenye ngo bimeze ute. Ariko twahise ko tumenya amakuru, tumaze kumenya amakuru tumenya aho baherereye, tumaze kumenya aho baherereye niko kugenda kugira ite, kugenda dushikira umwe n'undi. Ariko ubwo urumva ni gutyo byagiye, ariko harimo abandi babiri basa n'ababigendeyemo, cyerekana bo n'icyaha niba kiza kubafata gutyo ntibabarengane. Ubwo rero njye ibi bintu ndi kumva ni ibintu biri mu rujijo, kuko njye ni ubwa mbere nanabyumva. Nuko umudugudu ngutambukamo nkaba ntawutuyemo, ariko nguturiye hafi. Ariko ngo n'ejo hari undi muntu wapfuye. Ngeje mu gitondo ndi gutambuka ngiye mu isoko, nibwo numvise kuba ko hapfuye umuntu. Wumvise ko yapfuye mu buhe buryo? We numvise bavuga ko ngo yishwe n'inzoga, ariko ntabwo namubonye. Inzoga akazinywa se akaba ari zimwica cyangwa akagwa hasi? Nanjye niko nabyumvishe ngo yishwe n'inzoga, ariko sinamubonyeho, sinzi n'uburyo yazinyoye. Uyu munsi bwo natambutse numva ari umusaza uri kubivuga, twahuriye hano hepfo. Avuga ngo barabyutse ngo basanga umuntu acuramye mu cyobo. Wigeze ujya kureba? Ntabwo nigeze njya kureba, njye nakomeje ndagenda. Nk'uko mubibona hari abakekwa bamaze gufatwa bagera kuri 5. Icyateye rero urupfu ntikiramenyekana, kiracyari mu iperereza. Inzego zirimo RIB ndetse na polisi mwabonye ko bakimara kumenya amakuru bihutiye kuhagera, iperereza ryatangiye. Twategereza rero tukareba ibizava mu iperereza. Mu ngamba rero tugiye gukomeza kongera patrol cyane cyane, ariko turifuza yuko abaturage bajya batangira amakuru ku gihe, by'umwihariko cyane cyane aho bakeka urugomo ruterwa n'ubusinzi se cyangwa